Ndabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro atangwa na Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye. Tunabashimira ku bufatanye bwanyu, mwebwe mwese mugenda mutwereka, muduha inama nziza n'ibitekerezo byiza, turabibashimiye. Turiga umutwe w'amagambo uvuga ngo ibigaragaza uwabyawe n'umwuka, cyangwa se ibimenyetso bigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka ni ukuyobora mu kuri kose. Yohana ibice 16 umurongo wa 13 haravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka, umwuka uza udushoboza kwakira Yesu nk'umwami. Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 3 aravuga ngo nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ngo Yesu ni ikivume, kandi nta n'umuntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka, umwuka wera atuma abizera basobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza, keretse umwuka wa wundi amurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'ab'isi, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Ikimenyetso cya kane kigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka, umwuka wera aza atura muri twe, cyangwa aza akorera muri twe. Abaroma ibice 8 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27. Uko niko umwuka azadufasha mu ntegeke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ikimenyetso cya gatanu kigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka wera, umwuka wera uza utanga impano. Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 4 haravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Ikimenyetso cya gatandatu kigaragaza umuntu wabyawe n'umwuka, umwuka wera atuma twera imbuto. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukwezwa,